Niba bintu bikomeje kubera imihanda none biri ku rundi rwego kabisa. Sabe umaze iminsi agaragara mu itangazamakuru bitewe n'ira video ye yagaragaye yavunitse amaguru. Avuye gusambana ibintu byongeye bifata indi ntera. Izindi video ze zije hanze zigaragaza noneho nyiri zinari mu cyumba. Zigaragaza ari gucicikana ashaka kuntu yacika ari mu byumba. Mbega babantu rero bajyaga bibaza ngo Sabin ngo nukumubeshyira murabiza abantu bagiye baza no ku mihanda bagenda bavuga ati iriya ni prank Sabin ukuntu iko niyo n'abanzi be bari gushaka kumwangisha abantu ati bira bintu baramuhimbiye. Yewe mba nta numiwe kabisa. Sabin rero video ze nyuma yuko zije hanze ziyagurikije abantu bose. Kugezaho Scovia noneho abigezeho none agahinda karamwica. Scovia yageze kuri no video, zino video zose zaje hanze none harababa yavuze amagambo akomeye. Yomba nta numiwe kabisa. Rero Sabin abantu bagiye bavuga ati ukuntu ari kugaragara biriya bintu ashobora kuba yaragiye no mu nzira agasitara cyangwa se akavunika. Ati ni kubera iki ati biriya bintu byaje. Ariko sinzi nimba mwibuka akantu kamwe. Uribuka ko nyuma yuko Sabin yanditse ibaruwa ivuga ko agiye kuba asezeye ku kazi ko arwaye. Ndabyibuka uwo munsi murabyibuka yandika ibaruwa avuga ati ndarwaye ngiye kumara igihe kinini ntagaruka mu kazi. Uribuka komanteri yatanze mwaba mwibuka komanteri yatanze. Yaguhere we yarivugiye ati ngo nabonye wa mujene sinzi mba mwarabonye iyo video. Ati nabonye ariko ngo wa mujene ngo ingavuga ngo yarwaye. Ukucye tababwira ikintu yarwaye. Kumbe umuhungu yari afite amakuru hanyuma arayaduhisha. Kuko abantu byaje kuza nyuma bivugwa ko Sabin yabashije kuba yavunika. Byaje kuza nyuma bivugwa ko amakuru agenda azi imihanda avuga ko Sabin yavunitse akaguru ariko guko bishobora kuba baramuroze. Rero no mavideo yarabitse atarasohoka, no mavideo yarabitse atarasohoka. Noneho nk'abahungu nabo barabiceceka banga kubishira hanze. Gukorera inkuru ziba ziraje baratangiye baravuze ati Sabin baramubeshyira ibintu ntago byaba ari byo. Ati kweshya abantu mwanga ibyiza. Hanyuma rero sasa nyuma yuko Clara giye noneho ahagaragara ibintu byose akabishira hanze akahita mena umucera akavuga ati nundi singi wabo. Twumiwe. Niba kora subscribe wa munsi nimba utarayikora mu gihe cyose uzi ko ukunda kumenya amakuru agezweho. Nimba ukunda kuba uri update kora subscribe wa munsi tujye tubana buri munsi. Katwikomereze sasa. Mbere yuko mbatameno video rero Scovia ari kugenda bigarukaho reka mbanze mbabwira ati ibintu bikomeza kugenda bibera hano kabisa. Nuko byitega. Niba mashara akazimira mu nzu ya wa musore abyaye umwana umwe abyaye ibi none itegeko ryavuze ko bazatandukana ku myaka 5 ariko bagira icyo bavugana. Ubu nuko banga ubundi hajyaga haba divorce itarimo n'umwana. Hakaba divorce irimo umugore utwite ubu umwana bayumwe. Ubu byanga bikunda divorce ishobora kuzagizamo babiri baki abana babiri ko myaka 5 abana babiri bavuka unarangaye burya na batatu bagukubita baba barimo. Ushobora no kurangara n'uwakana akabari mu nzira cyane arabadurusha. Icyo kintu rero cyabo basore bashatse batyo bagashaka abanyirantuza bacu b'amashara baraza ramushatse. Rero uyu munsi uzikirimo kuba abana babo bari kumwe na banyina bararira kuri nese. Shuri mwamaye sinabasha kuryishyura n'ukuri sinagerayo ubushobozi bwanjye ntibikunda kandi abakomokaho bamugeze cyuri Ese ashobora kuba ari urimo gukora list y'abagomba guhabwa imfashanyo y'abana bakomoka mu miryango itishoboye. Kora muri roda cyane da cyangwa cyangwa handi nkaho noneho ugasanga mu mfashanyo ziva kuri roda yasinye zizajya kuri ya miryango itishoboye ngo abana bajye kwiga na minaroke.
byamanutse biragenda bisanga n'uwe mu Gatore Kirehe. ayiwe Aho yateye inda yagize ate yagiye kubarura abaturage bari mu cyiciro cy'ubukene. Asigaye iki umwana. Uyu munsi rero arimo arakora lisiti y'abana batishoboye ngo babahe imfashanyo harimo n'uwe. Urumva abana baraho barandagaye. Ubu leta irimo irarwana n'abana bafite ba se na ba nyina hano. bafite ibintu barimo bya kinyibye Bafite ibikorwa bitandukanye ariko dufite hano ababyeyi babuze uko bajyana abana ku mashuri. Cyane iyo bigeze kuri iyi kesi usanga nyine ibyago byinshi bisatira abagore. Bidakora ko dufite n'abagore batabana bakabasigira abagabo. ako ni bake Ariko ugereranyije nibo bake. Twari tukivumera. gusa dufite ba nyirakuru barera abana Dufite abakecuru hano n'abasaza ubu bahanganye n'abana bacu. Isa yagiye iwawa. Nyina bamufatiye mu babyinaga hano ejo bundi bambaye bari mu nzererezi mu busa babandi basanze mu tubari twambaye ubusa ejo bundi bafataga. Mu by'ukuri uyu mukecuru n'uyu musaza bikoreye umuzigo wo kubyara nabi kaba ari kubyita. atumyeho Ariko nanone wajya kureba ugasanga umuzigo uri ku mubyeyi umwe. Niba umwana nyirantuza yaraje akamutera umuhungu yaragiye nawe amutera nyina. Niba umuhungu yaranze gufatanya n'uyu mukobwa babyaranye yaragiye nawe nyiramukobwa nawe umujugunyira nyina. Aba basaza ni abakecuru gushyiraho imizigo y'abana bacu. Wa mukecuru yananirwa kumwikorera leta ikaza igashyiramo ingata. cyane Mwarangiza mukavuga ngo itegeko mu Rwanda ryo gutanga imiti kutagejeje imyaka y'ubukuru ibuza gusama ngo ntirize. Imibonano kuvuza ubuhuha. Nyamara nababwiye urebye ukuntu imibonano ikorwa hanze ibaye ivuga nk'imbunda. Imbunda izi z'imbunda. niba yaraje kuri iki Oya, Monisco bifite icyicaro hafi aha. Nk'uko yagikize igoma. kubera kumva Ibiturika. Bagatangira kuvuga ati mushaka noneho niba zibaho imashini zisaka aho biturikira. Kubera ko abantu bakwiye kubanza gusiba mu bwonko bwabo ko gukorera imibonano mpuzabitsina ibitsina tirigari cyangwa ntibihwanye no kubyara. Ubwabyo kuba tukibyara abana tudashaka kubyara ni ikigero cy'ubujiji cyane. Cyokora uwo bategeye mu gihuru bagazirika bagafata ku ngufu uwo ntabwo turi bubyite kuko uwo nta nubwo ari muri abo tuvuga. Uwo ni uwakorewe icyaha. Uyu mwana wabyaranye n'uyu musaza cyangwa n'uyu musore habaye icyaha cyarimo kuba. Muri ubwo buryo bwo gukora icyaha uyu muntu watekereje gusambanya umwana ntabwo ashobora kugira impungenge zo kubyara no kumutera inda kuko we ni ikizira ni ikibi gikora ibyo kibonye. Ariko hagati ya nyirantuza na sentuzuye bashakanye amezi 3 bari aho bitwa ko baziranye. abandi bababyarana iyo bahuriye mu nzira. Urumva abantu basangiye mu kabari baratahana. Sinzi niba bataye cyangwa bahuriye nzira. Sinzi aho bagiye. Niba ari mu kabari niba ari ku gasozi kuko ibirimo kuba muri iyi myaka ntabwo ari iby'i Rwanda. Amuteye inda. Wowe niba uzi kuri urwego rw'uko ushobora kuryamana n'umuntu utazi aho mwahurira waboneje urubyaro. Wowe ntabwo urimo bo babuze ko byanga se kwa ibiki banga abagore ko babyanga b'igitsina gore. Wowe nyina sebasore niba uzi ko urongora aho uciye wagendanye agakingirizo ukajya umukambaye ukaba ufite icupa ry'inzoga n'agakingirizo kari bakambaye quelque part kure pare nizifata ukavuga utabazi mu banje nibahaguruka ndagenda mbese kutarava mu rugo wibagiwe inkweto. Ibuye rikwishe mu kirenge banyura hese ibuye rikwishe mu kirenge kutaraza utashyizemo amasogisi uhaguruka kiri muzima kubera ko uzi kupfa kare rero ujye wambara isokoreki wabanjemo intuza gakingirizo nibyo mvuga wenda kuko kaba kapfuye gashobora kutarinda sida sibyo sinzi niba katarinda sida cyangwa katatera infection zindi ariko nibura ubyara uwo wumva uvuga uti ngewe ndabyaye nihagira hari umuntu abagabo hari igihe bavuga bati ikibazo se utwara iyo nda ubundi we ni indangare
nonse niba utekereza ko wowe uri indangare kuki wumva icyatumye ubwonko bwawe bwibirindura bukareba ikuzimu ntiburebe imusozi wowe butabirinduka nk'ubwawe ubundi si umuntu w'umusore utekereza ko umuntu wabonye mu kabari utazi mwaryamanye uvuga ko ubwonko bwe buri ku murongo gute